Ni muri iki gitondo kuri uyu mugoroba bitewe n'aho uherereye, ibiturika byinshi birimo urusaku rwinshi, byarimo urusaku rw'imbunda zitandukanye, ari amasasu matoya, ari ibibunda bikaze, ari indege z'intambara, zimwe zigira abapilote n'izitagira abapilote, zimwe bita drone. Ibi byose byagaragaye mu kirere cya Goma hano hafi na Nyiragongo. Iyo uri Nyiragongo uba witegeye neza umujyi wa Goma. Bivugwa ko umuntu ageze muri Nyiragongo kugira uzamuvanemo biba bigoye. Rero iyo ahagaze hariya mu mujyi wa Goma ukitegera Nyiragongo ubona neza ikuri hafi. Uri muri Nyiragongo we yari kuri uwo musozi cyangwa se muri kiriya kirunga aba yitegera neza umujyi wa Goma inzu ku yindi, aba ameze nk'umuserebanya uri hejuru y'inzu, muri parafo hejuru uba witegeye bibera mu nzu byose. Gusa reka tubasabe nimba mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona, kandi nimutarakanda ku nzogera kanda kuri nzogera kugira ngo video zose dukoze ujye ubasha kuba wazibona. Uti byagenze bite hano muri Nyiragongo neza hafi ya Goma? Ni ibiturika byinshi ku mupaka, abantu bagize ubwoba cyane, bamwe bahunze, nyamara abandi bavugaga bati ibi ngibi ni ibisanzwe, ntihagire uva mu rugo rwe. Aya ari amagambo y'ihumure abaturage babwirwaga, ariko nubwo bayabwirwaga ntihaburaga uw'isasu rihura nawe rikaba riramuhitanye. Mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, bwasanze isasu ryari ryo ryose uko ryaba ari ritoya ritakurebera izuba, ari igiti rirahuranya, ari umuntu rirahuranya, ndetse n'inka ishobora gupfa kubera ko ritajya rirobanura. Iyo ruguye ku nzira apfumuka cyangwa se gatobagurika, yarwa ku giti kigacikamo kabiri. Cyane cyane ibi bibunda biremereye birasa ibibombe na bya misiri, usibye ko bidakunze gukoreshwa cyane kubera ko abasirikare bakunze kubikoresha badakunze kuboneka kubera uburyo biba bikoranye ikoranabuhanga. Gusa icyari kigoranye kumenya neza aho kiri guturuka ni izi ndege zitagira abapilote. Abasirikare bajyaga kubona bakabona isasu kibituyeho, atari Imana irinda, atari Rema, nta wundi wari kubarinda. Gusa abaturiye agace ka Nyiragongo ndetse n'uyu mujyi wa Goma biravugwa ko bakomeje gukwirakwira hirya no hino mu tundi duce bituranye. Abanyeshuri bavuye mu mashuri, amasoko yaremuye, amaduka yafunze, amabanki yafunze. Gusa ikintu cyakoraga ni kampani zitwara abagenzi, kubera ko bari gutwara imizigo n'abantu bagira ngo babahungishe, nyamara bitavuze ko urujya n'uruza rw'abantu rwahagaze hariya mu mujyi wa Goma ndetse na hariya muri Nyiragongo. Amakuru ntiturayamenya neza uko byaje kuba byagenda, gusa icyo nzi neza ni uko umujyi wa Goma ubu ngubu utuje kandi utekanye. Bivugwa ko umutekano ushobora kuba wagarutse, bya bisasu byatukaga muri Nyiragongo ntabwo bikigarukamo. Reka tubasabe nimba mutarakora subscribe nyaboneka mwongere mukande ku nzogera kugira ngo mubashe gukora ibishoboka byose ntagire video nimwe ibacika, kandi mwirinde kwihutisha video. Reka tubanze twibaze, Goma ituwe n'abaturage bangahe? Ese aka gace ka Nyiragongo kaba kaziyomeka kuri Goma igihe Goma izaba yabaye igihugu bwite? Ese birashoboka ko Goma yaba igihugu bwite ikaba repubulika yigenga?
ku buryo ishobora gutandukana na gihugu ikabasha kuba igihugu bwayo, ese ubwo icyo gihugu cyakwitwa ngo iki? Gishobora kwitwa igihugu cya Goma se? Ntabwo tuzi ko bashobora kucyita, gusa abarwanira muri uyu mujyi wa Goma kandi bamaze kuhigarurira bavuga ko iyi ngiyi ariyo gakondo yabo, nta kintu na kimwe kizayibakuramo. Abarebera inyungu hirya no hino za hafi za politike bavuga ko ibi ngibi byose ari amaco y'inda, kubera ko uyu mujyi batazi uko waje, batazi n'uko ugomba kubaho, mu gihe batarasobanura neza ngo bamenye by'ukuri icyateza abaturage imbere. Gusa reka tubabwire yuko wewe wamaze gukora subscribe twagushimiye tugitangira, tukaba tugikomeje kugushimira, bityo tuvuga tuti uw'agaciro.